uyu munsi nifuje ko tuganira ku nshuti tugira mu buzima bwacu. Kuri wowe ubwawe wumva inshuti ufite mu buzima bwawe ari inshuti zigufasha gutera imbere cyangwa ni inshuti zigusenya? Wumva inshuti ufite mu buzima bwawe ari izikwankuraja mu buzima ubamo bwa buri munsi, zikagufasha kugera ku ngamba wihaye z'ubuzima bwawe, zikagufasha kubaka ubuzima bwawe neza, cyangwa se kugucyaha nk'iyo waba watannye mu nzira wihaye, zikareka nyine kukubera inshuti zo kukurerega gusa, inshuti zigufasha kubaho ubuzima bwawe bwiza bwa buri munsi? Cyangwa ufite za nshuti zishimishwa no kuza kukubwira ubuzima bw'abandi, inshuti zishimishwa no kuza kukubwira ibyo bumvise ku bandi, inshuti zishimishwa no kukubwira ibitagenda neza mu buzima bwabo, kandi wenda nta bushake na buke bafite bwo guhindura ibitagenda neza mu buzima bwabo. Isuzume urebe inshuti ufite izo arizo, kuko izo nshuti ufite zigira icyo zongera cyangwa se zigabanya mu buzima ubamo. Zifite icyo zikumarira cyiza cyangwa se kibi mu buzima ubamo. Nk'urugero natanga, muri iki gitondo nasubiye muri ya siporo twakoze ejo, nakoze video mbabwira ukuntu najyanye na mushiki wanjye guhikinga, nkavayo narushye byancanze, ariko nibura nagaruka nkumva meze neza mu mutwe, nkumva naruhutse, nkumva mood imeze neza, kubera ko ya nshuti nyine yanshishikarije kujya kuzamuka uwo musozi, akambwira ati urabikeneye, ukeneye kugabanya ibyo biro, dore byaragarutse byose, reka tujye tugenda tuzamuka iriya misozi, tube turetse kujya muri gym. Uyu munsi twasubiyeyo, mu gitondo nabyutse umubiri wose uri kundya, byari ejo navuze by'ububabare, umubiri wari kundya rwose ku buryo numvaga ngiye kumubwira nti ntago ndi buze, ariko undi mutima urambwira uti ufite amahirwe yo kuba ufite inshuti nk'iyi ngiyi igushishikariza gukora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ufite amahirwe yo kugira inshuti nk'iyi ngiyi ikwitayeho, yibuka ko ari ikintu wiyemeje gukora kandi ikabigusapotingamo, ikavuga uti reka ngufashe nubwo umumva umubiri wawe utabikwemerera, ariko ndaba ndi kumwe nawe, ati reka tugende dukore icyo twiyemeje. Umunsi rero twagezeyo, dutangiye yewe noneho narushye tutaramara n'iminota 5, mbese amatako yari yamenetse, ariko nyine abigira inshingano zarambwa ati ntago ngusiga inyuma, ndagenda ngukurura ariko uyu musozi tuzamuke. Agenda amotiva ku buryo nyine wa musozi twawuzamutse tukanawumanuka, ndetse uyu munsi twakoresheje iminota mikeya kurusha iyo twakoresheje uyu munsi, twakoresheje iminota 50, kandi ejo twarahagenze isaha. Ubwo rero ni muri urwo rwego ndi kuvuga nti ni ngombwa kumenya inshuti ufite. Vraiment numva ngiye bishimishije kubona umuntu nk'uwo nguwo akwitangira, akavuga ati twarabyiyemeje, nzi ko ari ibintu ukeneye, nzi ko ari ibintu bizagufasha, ntago nishinze kumva complaints zawe zo kumbwira ngo narushye, ibiki n'ibiki, ngo ntaguza, ngwino tugende. Inshuti nk'izo nizo ukeneye, inshuti zigushishikariza gushyira ubuzima bwawe imbere, inshuti zigushishikariza gushyira ingamba zawe imbere, inshuti zigushishikariza kubaka ubuzima bwawe neza, kandi wumva nta kindi bagamije ari ukukubera inshuti nyine, bakagusapotinga mu gihe ubikeneye, bakakumotiva igihe ubikeneye, kandi bakanagucyaha igihe babona uri gukora ibitari byo. Izo nizo nshuti ukeneye mu buzima bwawe. Rero niba wumva izo ufite ari za zindi umwanya mumara kugira ngo mutekereze cyabateza imbere, cyangwa se ngo murebe ikibafasha mu buzima bwanyu, mukamara umwanya wanyu muri kuvuga ubuzima bw'abandi, muri uko abandi babayeho, muri kunegurana, mwateye agatebe, muvuga ibintu bitabahesha agaciro, muvuga ibintu bitabubaka, igihe kirageze ko wisuzuma ukareba izo nshuti ufite niba ari izikubaka cyangwa se niba ari izigusenya, ukareba niba ari inshuti nyanshuti ugira nta kindi zigamije atari za nshuti zikugira inshuti aricyo zigushakaho, cyamara kurangira zikanyuraho ntumenye ko wigeze unabagira abo bantu. Ni ngombwa kwisuzuma ukamenya
abantu ugendana nabo, ukamenya abo wita ngo ni inshuti, ukamenya koko niba ari inshuti zawe nyanshuti cyangwa se niba ari inshuti zikubera inshuti kubera ikintu runaka bagushakaho, kubera situwasiyo runaka bakubonaho, ahubwo ukagira za nshuti zigushishikariza kubaka ubuzima bwawe, ukagira za nshuti zikumenya igihe ubikeneye, ukagira za nshuti ushaka kugira ikibazo saa 8 z'ijoro kumva ko wamuhamagara agahita akugeraho nta kindi kintu abajije, ukagira za nshuti zigusapotinga mu buzima bwawe bwiza cyangwa se mu byaguhura nabyo, ariko bakahaba nta kindi bagamije uretse nyine kukubera ya sapoti, kukubera ya nshuti nyanshuti. Nuko rero niba uri mu rugendo rwo gukira ibikomere ukaba ushaka kwiteza imbere, ni ngombwa ko wisuzuma ukareba abantu ugendana nabo, ni ngombwa ko wisuzuma ukareba inshuti ufite, niba ari inshuti nyanshuti zikubaka cyangwa se niba ari inshuti zigusubiza inyuma, niba ari inshuti zitakwifuza ibyiza, niba ari za nshuti zishishikajwe no kukubwira iby'abandi aho kugira ngo mwese hamwe mukorere hamwe mwiteza imbere hagati yanyu mwiyubaka. Ngayo nguko rero, Imana ikomeze ibarinde, dukomeze dufatanye muri uru rugendo rwo gukira ibikomere, hanyuma kugira tubashe kubaka ejo hazaza heza. Murakoze, Imana ibarinde.